Hello my guys, yanuvuga ngo uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo bwiza ushobora gufunguramo iki account ya email. Nibyo rero tugiye kureberaho. Uraza hano urebe muri telefone yawe iyo ari yose ifite nta telefone itagira Gmail, ureba handitse Gmail then urangiza ukandeho. Ukimara gukandaho barahita bakuzanira ahantu hameze gutya. Bihora hano hejuru nyine ku muntu warufitemo Gmail, utayifite turatangira aho turaba dutangiye niho ndaza kumwereka aho turaba dutangiriye we utayifite. Urabona urahita ukanda hano add account. Weho nimba nta email yari irimo uratangirira hano, urasanga biri hano tukana yaranditse Google. Bino bintu nibwo buryo bwiza ushobora kuba wafunguramo iki account ya email ikaba ifite security ikomeye. Weho uraza ukandeho then urangiza ukande create account. Nimba ufite email urakandaho, nurangiza twe turakanda create account. Tite dukana hano hambere ngo personal user, nukuba wayikoresha uri wenyine. Hano urangiza uraza ushyiremo izina ryawe, urafata urandika izina ryawe nurangiza urushyiremo. Twebwe ndeka tuyite mu mazina twandikemo gutya. Nkibutsa gukora subscribe. Ino video ari nk'ukuntu umuntu akubaza ngo wambwiye waje ukamfungura email, uhita ufata ino video rero ugahita uyimwoherereza, bikaza kuba byagufasha kuba bikakurinda kwigora. Hano uzushyiremo umwaka, hano hambere hano ha kabiri yari itariki, hano uzuhitemo igitsina. Nurangiza hano rero hari uburyo hano hasi ngo create auna Gmail address. Ni uburyo ushyiramo izina ryawe ugashyiramo ariko riri strong, rikomeye, ririmo inyuguti, ririmo imibare. Akoranye ntabyo nkizemo, reka dukoresha bino bari badukomandinze tuze dufatemo rimwe. Turangiza turakanda next. Numara gukanda next barahita baguha gushyiramo password, nayo uraza yandikemo bitewe niyo ushaka, nayo ikomeye. Babwiye ko urakoresha imibare, ugakoresha leta, nyine akaba ari ibintu bikomeye. Then nurabugeze hano urahita ukanda save. Weho harije baraza kukwereka ngo shyiramo nimero, nayo uraza kwishyiramo wamanje guhitamo. Urabona ko hano bahise batwereka ko yabaye saved muri telefone yacu. Urabona email ngiyi yamaje kuba yatugeraho, imaje kurangira. Urahita ukanda agree. Okay, urakanda agree. Nurangiza maze gukanda agree, urategereza akanya gato bitewe na connection ufite. Nurangiza hano ubwo uraba ugiye kwinjiraho, uraba ugiye kubona account yawe wamaje kwigeraho. Noneho hari nko kuntu ifungura kuriya ukaba nta nimero wageze ushyiraho, nta ugeze bagura nyine ngo ushyiremo nimero. Nabwo ufite ikibazo cya nimero cyangwa ufite email wibagiwe, waza kumbaza nabwo nkagukorera uburyo ki wabikoramo nkabikwereka. Noneho kugira ngo dushyiremo email twafunguye, uraza ukanda hariya hejuru nyine, hano hari ifoto y'email yari irimo, kandeho. Urangiza urabona ko email ngiyi hano yamaje kuzaho. Iyo twakoze niyi wikandaho, then urabona ko yise izamo. Then urabona n'ubutumwa bwa Google nabwo ngubu. Urabona ko ntago ari ibintu bigoye cyane, ni ibintu nawe ushobora kuba wakwikorera bikakorohera. Weho icyo ugomba gukora making sure ko wakoze subscribe, like, comment. Nimba ufite n'ikindi kibazo kijyanye no kuba wakora email cyangwa n'ikindi kintu ukatubaza tukaba twagufasha. Urabona ko email yacu yamaje kujyamo, bari kutubwira n'ahantu iri. Ubwo rero ugiye gukora subscribe tubana umunsi ku munsi.